Halo mumeze mute? Nanjye meze neza, akaza neza kuri YouTube channel yanjye Jose Official TV. Uyu munsi rero tugiye kureba ukuntu wateka inyama z'iroti zo mu bitunguru. Izo nyama rero ziroroshye cyane, izi nyama mfite ni nk'ibiro 2 ariko ngiye kuzigabanya ngire nk'ikiro kimwe kuko nta bashyitsi uyu munsi mfite. Ibirungo turi bukoreshe rero dufite ibitunguru by'umutuku, ntabwo nari nabironga ko ndaza kubishyiramo nyuma. Dufite mutaride ebyiri, naguze imwe indi igihari ntibimezemo imbere. Mutaride rero ukoresha iyi ngiyi, hari iyo mu migati, hari n'iyo bashyira mu masalade cyangwa se mu nyama. Dore dufite simbambi, dufite magi, dufite n'amavuta y'igihwagari asanzwe ariko wakoresha ayo ushatse. Dufite n'isafuriya, dufite udutungurusumu natwo turaza kuzikenera nyuma, ntabwo natangira kuzishyiramo. Ikindi ni iki? Nta bindi, ni ibyo ngibyo. Tugiye kwerekana rero ukuntu bimeze, reka mbanze nzironge ndaje mbereke. Dore inyama rero dezo mpisemo nk'izi ngizi, ngizemo nkeya zishoboka. Ngiye gushyiramo ibiyiko 2 by'amavuta. Amavuta nagereranyije ibiyiko 2. Urumva, tumara gushyiramo amavuta tugiye gushyiramo mutaride kubera ari inyama ari nkeya, ndagereranya. Dore iyo nshyizemo ikiyiko kimwe, urumva ngiye gushyiramo simbambiri na magi. Simbambiri muri kuyibona ukuntu isa ni iki? Igiye gusa nk'umuhondo wijimye. Turashyiramo magi, ngiye gushyiramo 2 kubera ko inyama atari nyinshi. Ngiye gushyiramo 2 magi ebyiri, zarakomeye wagira ngo zari zanitse ku zuba. Urumva, ubwo rero umunyu mbaye ndeka kuwushyiramo, tugiye kubivanga. Urumva, murabibona, ngiye kuzivanga noneho zifata ikirungo. Nizimara gufata ikirungo ndazimazamo isaha. Nyuma y'isaha ndagarutse. Ariko mbere na mbere mukande subscribe, mukande like, mukore comment, mukore share, kugira ngo munyereke ko mubikunze. Ese murabibona gute? Izi nyama ziraryoha cyane, ushobora kuzakiriza abashyitsi. Rero ngiye kubivanga murebe ukuntu biri buze komera. Urabona twabivanze, murabibona mu isafuriya byahinduye ibara ukuntu bimeze. Ni akamagi kataranoga neza, ndindiriye ko gatoha kakanoga. Murabibona mu isafuriya ukuntu birasa neza. Noneho tugiye kuzimazamo isaha nishira nibwo turi buze kuziteka. Ndaje mbereka ukuntu tubiteka. Iyo hashize isaha uzimarinye zizana amazi. Nyuma y'isaha ndaje mbereka ukuntu bigenda. Ndapfundikiye, ubwo ngiye kurindira isaha. Inyama rero murabibona ukuntu zabaye, twazimarinye. Tumaze kuzimarina ni uko nguko zabaye. Iyo hashize isaha urabona ukuntu byabaye, hameze nk'ahajemo amazi. Murabibona rero tugiye kuzishyira ku muriro kugira ngo zishye. Murabibona hajemo ibintu bimeze nk'amazi, zoroshye. Tugiye kuzishyira ku muriro ubundi dutegereze zishye. Inyama rero tuzishyize ku muriro. Noneho nizimara gushya turashyiramo ibirungo bya bitunguru na tungurusumu. Kanze gatoya zibanze zitogote. Inyama murazibona zatangiye kubira ariko ntabwo zirashya, ziracyari mbisi, nibwo zigitangira kubira. Reka mbe nshyizemo tungurusumu, agatunguru gakeya.
ziciyemo amazi. Izi nyama mbibutse ko tuziteka nta mazi namwe twongeyemo, ari ibirungo gusa, noneho zikaza gushya. Ndi kuziteka ku muriro mukeya, uzimazaho nk'amasaha 2 ku mbabura, yaba ari kuri gaze ukazimazaho nk'isaha 1. Ubwo rero iyo zimaze gushya nibwo wongeramo ibitunguru. Reka mbe nkeka ibitunguru mu gihe nyitegereje ko inyama zitungana. Ibitunguru rero murabibona, wirinda gushyiramo bikeya. Dore ni ibi ngibi, nshyizemo ibitunguru 5 biringaniye. Ushobora no gushyiramo ikiro cy'ibitunguru. Iyo ari ikiro cy'inyama ushyiramo nk'ikiro cy'ibitunguru. Bibutse ko ari inyama zo mu bitunguru nyine. Ugomba gushyiramo ibitunguru bihagije. Urabona amazi yizanyemo. Kuko ugenda iyo wazimarinye ukazimaza nk'isaha ziteretse, ushatse wazimaza n'amasaha 2, amazi yizanamo. Aya mazi ni ukuri nta namwe nigeze nongeramo, ariko reba ukuntu byabaye. Izi nyama ziraryoha, ni inyama ushobora kwakiriza abashyitsi bagataha bishimye, ni inyama ushobora gutegura nk'abantu batekera nk'ubukwe, abantu batekera abantu benshi. Biba bisanga uhita uzirya zishire, kubera ntiwazibika zitetse nyine zigahita bibiha, biriya birungo nyine biba bisanga ubirireho. Rero ndindiriye ko zishya, nizimara gushya, nizijya gushya aya mazi aragabanyukamo, nagabanyuka akame nyine nkeke bisanzwe kiremo ibitunguru. Ubona amazi agabanyutsemo, reba ukuntu zimeze, zigiye gushya. Inyama zacu noneho zirahiye, dushatse noneho twakumva uko zimeze, twakumva umunyu ari muke tukongeramo akunyu, twakumva umunyu uhagije wa magi tugashyiramo ibitunguru. Bya bitunguru byacu tugiye kubishyiramo. Urabibona ibitunguru nyine biba ari byinshi, ibitunguru biba ari byinshi biruta inyama. Noneho iyo bimaze gukubitwa n'umwuka uhita uziteruraho. Reka tubanze tureke ibitunguru bishyeho gatoya. Inyama zirabonetse, murabibona, izo mu bitunguru ni uku ziba zimeze, ziba ziryoshye, zisa neza. Uzishyira ku biryo byumutse, agafiriti, ushobora kuzishyira ku ipirawu, ariko ibyiza uzishyira ku gafiriti, ugashyiraho agakecapu na mayoneze. Ibi ni ibiryo byo kwakiriza abashyitsi, ntabwo ari ibiryo byo guteka buri munsi. Ibi birungo ntabwo ari byiza ku buzima, murabizi. Ibi rero ubirya rimwe na rimwe, sibyo? Murakoze rero, mugire umunsi mwiza. Nizere ko iyi asitise ari ikintu ndi bubungure. Mugire umunsi mwiza. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment. Ndabakunda. Bye bye, naho ubutaha. Ciao ciao.